bimeze bite rasta? Bimeze bite? Fresh. Ese usigaye ukora hema? Njyewe ni ibisanzwe bro. Ndabona uri ku cyangwa. Cyo njyewe sinkivugana muri iyi minsi man. Njye nsigaye ntwika. Nsigaye muri iyi minsi wakira. Mva bro njye nsigaye shawo bura nagume nsigaye nkubita nta bintu byinshi man. Shaka kubibona pe. Urabibona cyangwa iki niki cyane ndagashye. Urabona no rukweto? Muri iyi minsi bwa byose man. Shange ndakubi. Muri iyi minsi none ndakubi ahubwo se wakintu. Baravuga ngo nta muntu ugira ibintu byose. Uzi ikintu nabuze? Shabyihorera man. Muri iyi minsi nta bintu by'ibyana man. None se cya cyana cyo wari uriho bimeze bite? Uravuga cya kintu se cyahandi ijya gupfa kuri cya gipangu cy'uburuzi. Musaza. Sise mwana uramwana wowe urabiyobe man. Abagenda nyikwepesha none hose kujya iwabo. Musaza we bari banyishe. Siko bari bankuye kuri kire man. Arenze ko muri kiri kumwe nyine shaka pimani babyara bishe ntabwo n'abari banyene. Cyane nyabari dafite. Numva kwizera abana b'iyi minsi se atabari sawa. Sha no gupfusha nyine kuko biragoye. Ntabwo ari ugupfa kubafatisha uko bibonye. Gusa nyine twaba dutambitse tukora kuko twahura nabo. Ngashakana cyangwa se tunagende turebe uko twagera iwabo man. Ase subizi ko turamanika man. Nibiramuka binariye ndagura akantu man. Nakagura man. Asubize. Tutambike nyine. ariko ubona nakeneye isambura n'ikibanza se tuzabe ndaya baguha ikibanza ariko umusaza we nzabiki indaya umusaza muzaniye inda y'indaro wambwira ngo wayibyara nacyara abanye ndawanyuka oyinda wayibyara ntakereka uru rukobwa ko ruri kubyibuha kinguri indaya Dindaye se umuryango wacu ninda wabaye indaya kandi uri indaya wa rukobwa ako se uyu none uyu musaza we yabaye iki nebe ijoro usigaye urugutaha ariko papa mba nagiye ku ishuri uri indaya ni akazi kawe ntabwo ibyo bintu nabikora rwose oya uri indaya oya ese ubwo naba narakurikije nde kuko ubwo papa tugende niza mukagifashe zibunda gikora genda urabuye nawe se singura se ari kumwe nakiriya ari kumwe na wa musaza wiwe uriya n'umuvuye wacyo habwo se wakiye ukuntu bigiye kugenda nungutse ikindi gitekerezo urabona rero uriya musaza aramufuhira kubi ajya nampamagara akambwira ngo mani ngo viwe igamubwira ngo ni indaya uriya rusaza ngo mani ubwo rero rusaza se uriya ese wakintu utashaka ibintu byo kuvuga ngo wenda ngo twahita tumukoma ntabwo twamukoma ku bintu kuri genge y'abarara niko babizi ariko nta n'ukuntu bigiye kugenda amukoma nyine none bigiye kugenda ubwo ugiye kugenda urumva urabizi se urabizi turangire byadanje ma noneho ugiye kugenda urumva none nuramuka ugere kuri uriya musaza none umusaza uhita umuyobesha uti rero tumubwira ati abasaza ndabizi bakunda akantu k'agacupa uhita ubwira uriya musaza ati rero tugende ngiye kugukaraga ye bantu ibyo ni ibyanjye wakintu noneho umusaza uhita umutambikana icyana ngenda ahita gisigarana icyana nimara kugisigarana uhite noneho ukuntu biragenda wacyana tugifiringa byadanje icyana ndahita gitigita nimara kugitigita ubundi noneho weho ugaruke wowe nyine igisaza uragenda ukigeze pfira mu mayira ahantu hakure ujya ubona kuko nyine murajya kugaruka nyine narangije gukora ibya cyane ibyo ni ibyanjye noneho ubundi rero ukuntu ahita bigenda we wita umukata rero bite nkutama akantu ibyo ngibyo byonyine rwose efu ariko wazakoze uburaya ariko abundi wawe ubundi barakuroze ukaba indaya nyine uburyo umbwira ngo ngenge gukora uburaya dore abasore babwiye ibisaba ibintu bimeze bite muze nta kibazo murakomeye naribe wa musitari bimeze bite cyana bimeze bite cyana sawa iragenda bimeze bite It was at this moment he knew. fucked up. Uyu mukobwa wawe se ko mbona wagira ngo hari akantu kabura ntago areba umuntu ari kuvugana nawe ese watemeye abasore ukabahore papa warasaze bara kubona bari abasore amakariso wahoze urambaza umva ibyo ni ibintu bikaze kuri bivuze iki turayagura kera nawe ntabwo wari ushobotse njyewe se njye narozaga cyane none se muze karame ubu ushaka ahantu ko gusoma wamungiriye neza nyako tugende ugura akantu ka byeri ntukajya ubunga inyuma
y'umukobwa dore ibikobwa by'imitsi ugenda inyuma nakubitaga wari muze nyine uyu mukobwa wawe urumva ibikobwa ntabwo uyu mukobwa urumva hava ariko manze nkubwiye witware neza batagutera muze ibyo ntabwo bikora genda utebuke mbe nganira n'umukobwa wawe mani njyewe asebura mani kuki ubushatse kundamuriza imbere y'umuvyeyi wawe mani Bisimani we naba nakuraburije gute nese reba ndaje nshaka kukugwamo uranyita rutwini reka ntabwo asubura hano ubwo butuntu mani nsigaye ndiho itwariho twatwe twose ntabwo bibona mani cyangwa ndiho urabyanze se ndabyanze ko se noneho wowe ushaka ibintu byo kundaburiza mani njye sinzi utuntu burimo kwera wanagenda haya mani sha ntabwo uri umusitari muri kumwe mani mani icyo waba icyo cyose njye ntabwo naguhobera ndabizi n'ubundi niko bimeze bitanga bikarangira mwemeye reka buriya nibyo nakubwiraga mani sha ujye wemera abantu b'amanini subizi se mani burya ufite n'inyinya shanga ubwo ni wowe wanjye umva none se wakintu we buriya yebwe sinzi buriya nyine garega burangiye mba nabikubwiye umusitari nkanjye buriya wamwanga ugashaka nde sureba muri iki gihugu cy'u Rwanda ndumwe ku mubumbe ntabwo ndebera ubwo njye ndebera isura y'umuntu cyari kintu yego se nka nyine bikora ya baba nibyo ngibyo hakuze kubona arimo mani nk'ikibaye ikigoryi noneho waraye gusa ndemeye tu uri icyana cya mbere ndagasa ahubwo se wazakunaga amawudu se mani aya mani ibyo babibwira abasaza muzehe wose nkazakamucangamo nyine ntumugura n'akantu ibyo biganira n'umusaza sibonye iki kwiga se kwiga mani wazitwa n'abantu ukazaba uniga mani tunabana ibyo ngibyo nta kibazo kirimo ibyo ni ikibazo cy'umusaza umusaza sindaza kuzamutamo akantu sibyo se uriya mukubitwa n'inkuba urukumbeshya ngo arangurire inzoga we yaguhambirwa ndamwereka ariko ndamwereka yuko avuna umuheto yagukubitwa n'inkuba rikajye agende zamutema yo gahambirwa ntundebera we yamuhobeye nyaguhambi shaka ndamwereka buriya uranebe mu ruti rwa rukobwa arabi sha kuko ngaho umutindi yanitse ntiriva